twongeye turatomboye bana b'Imana kuba tugira ubuntu na Nyagasani akaba duhamagaye ku neza ye, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda, ije kutugera neza kuri wa gatatu cy'umwaka cya 2025 mu cyumweru bisanzwe tariki 25 Nzeri 2024. Ngamasomo ajye kuduhuza n'Imana. Isomo rya mbere niyo mu gitabo cy'Imigani umutwe wa 30 umurongo wa 5 kugeza ku wa 9. Ijambo ry'Uhoraho rikwiye kwizerwa, umwiringiye rimubera ingabo imukingira. Ntuzagire icyo wongera ku magambo ye, hato atazaguhana ugatahurwaho ikinyoma. Uhoraho, hari ibintu bibiri nkwisabiye, ntuzabinyime mbere y'uko mpfa. Uzandinde ikinyoma n'uburyarya, undinde ubutindi cyangwa umurengwe, ahubwo ungenere ikintunga gihagije. Ejo ntazarengwa ngahemuka mvuga ngo Uhoraho ninde, cyangwa natinda harankiba ngasuzuguza izina ry'Imana yanjye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 119. Uhoraho, ijambo ryawe rimurikira intambwe zanjye. Undinde inzira y'ikinyoma, maze ungirire ubuntu umpa amategeko yawe. Amategeko y'umunwa wawe andutira ibihumbi by'amasikeli ya zahabu na feza. Uhoraho, iteka ryose ijambo ryawe rihoraho mu ijuru. Nanze gukurikira inzira zose z'ikibi, kugira ngo nkomeze ijambo ryawe. Amabwiriza yawe wampaye gusobanukirwa, bituma nanjye inzira zose z'ibinyoma. Nanjye ikinyoma urunuka, ariko ngakunda amategeko yawe. Uhoraho, ijambo ryawe rimurikira intambwe zanjye. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu yanditswe na Luka umutwe wa 9 umurongo wa 1 kugeza ku wa 6. Muri icyo gihe Yezu akoranya aba 12, abaha gutegeka no kwirukana roho mbi zose, abaha n'ububasha bwo gukiza indwara, abatuma kwamamaza ingoma y'Imana no gukiza abarwayi. Arababwira ati, ntimugire icyo mujyana mu rugendo, yaba inkoni, waba umufuka, waba umugati, byaba n'ibiceri. Ababwira no kutajyana amakanzu 2. Arongera ati, urugo muzinjiramo rwose muzarugumemo kugeza igihe muhaviriye. Naho batazabakira, nimujya kuva mu mujyi wabo, muzakunguta umukungugu wo ku birenge byanyu, b'ikimenyetso cy'uko bahemutse. Nuko baragenda bazenguruka insisiro, bamamaza inkuru nziza kandi bakiza abarwayi hose. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Ufungure buri munsi, ufungure buri munsi, ufungurira abandi buri munsi. Ijambo ry'Imana buri munsi, ineza y'Imana buri munsi. Nuko nawe nujya uva kuri buri munsi, ujya uhava wahindutse, ujya uhava umerewe neza, ujya uhava wabonye Imana. Kandi ikimenyetso cy'uko wabonye Imana ni ukuyereka abandi buri munsi. Urugero rwiza rw'ubuzima bwanjye, imibereho myiza yanjye, ubuhamya bw'ubuzima bwanjye bushobora kugira abandi burangira Imana. Ibaze nanjye nibaze. Nyuma yuko tumaze kuzirikana isomo rya mbere twavanye mu gitabo cy'Imigani, aho umuhanga ari kwifuza ngo ibintu bibiri. Ese ujye usaba iki Uhoraho? Muzandinde ikinyoma n'uburyarya, undinde ubutindi cyangwa umurengwe, ahubwo ungenere ikintunga gihagije. Ngo ejo n'ejo bundi ntazarengwa ngahemuka gatangira gushidikanya kuri Uhoraho ati, Nyagasani urinde umutima w'uburyarya. Na nyuma yo kumva Zaburi twazirikanye herekeza isomo rya mbere, iturarikira gukunda no gukurikiza ijambo ry'Uhoraho, kuko ritubwira icyo Imana idushakaho, rigatora mu nzira z'ubuzima bwacu. Ati, Uhoraho, ijambo ryawe rimurikira intambwe zanjye, amen. Na nyuma yo kumva Ivanjili y'uno munsi irimo ubutumwa bwo gusanga abandi, Yezu ahereza intumwa ze kujya kumwamamaza mu bitangaza, noneho atari mu mvugo gusa, ahubwo no mu ngiro bwa buhamya. Ubwo butumwa bukaba buhiniye muri nshinga wo gukiza, bagaragaza ko ingoma y'Imana yegereje, kuko Yezu Kristo yageze ingoma y'Imana nyine bihari. Ubwo butumwa ari bwo bw'ubu, ubutumwa bwo kwirukana roho mbi, ubutumwa bwo gukiza abarwayi, ubutumwa bwo kubohora, kwirukana ikibi cyose. Ibi byose bikatwerekeza ku muntu ukeneye Imana, ukeneye gukira. Dore ko abantu twese turwaye
icyo turushanwa ni ukuremba ndetse no gutaka cyane, naho ubundi turarwaye. Ibi byose biratwerekeza ko dukeneye impuhwe z'Imana, dukeneye ububasha bw'Imana, dukeneye ubufasha bw'Imana. Nanjye nawe twavuga tuti mfasha Mana ntabara, dore ndarwaye, ndifuza ko wankiza. Utarwaye ku mubiri arwaye kuri roho. Na niyo mpamvu tugomba twese kurangamira Yezu, tukakira intore z'intumwa ze, maze natwe tugakira. Buri wese n'icyo arwaye, waba urwaye kuri roho, waba urwaye ku mubiri, witeguye gukira, Yezu arifuza kugukiza kuko nicyo cyamuzanye, kuko ingoma y'Imana nyine yegereje. Yezu Kristo yaje aratuma. Ibi byose nyuma yo kubyumva biratwerekeza kuri misa ntagatifu, aho misa mu kilatini bivuga ngo ubutumwa. Misa ese biva ku nshinga y'ikilatini mitere, bikavuga ngo envoyer, kohereza, gutuma. Nawe nanjye iyo twagiye gusenga, twagiye mu misa, duhura na Yezu, hanyuma Yezu akaza kuduha ubutumwa, agatubwira ati ite misa este, ainsi c'est l'envoi. Noneho misa irahumuje, mumaze kwakira ijambo ry'Imana, mumaze kumpabwa, tumaze gusangira. Ngaho rero namwe nimugende mujye kunyamamaza, muvuge ko ingoma y'Imana yegereje. Iyo tuvuye mu misiyo, tuvuye gusenga, tujya mu bavandimwe babandi nabo batashoboye kugera mu kiliziya, babandi batashoboye gusenga, tukabasengera, tukabasabira, kuko tunze ubumwe na Kristo. Kristo yaduhaye ubutumwa. Nyuma yo kumva ibi byose Nyagasani atubwiye nk'ubutumwa, dore ko utumikira badaherukanye bujya bamubeshyera, Yezu arakorera nanjye akandeba, akabona nk'aho tudaherutse iwe. Yezu arifuza uno munsi, nyuma y'ibyo byose, turifuza kugaragaza indwara benshi turwaye, ndetse iyo ndwara akenshi dushobora gukora ubutumwa ntibunagende neza, nyamara iyo ndwara natwe tuyirwaye. Indwara y'ubuhemu, nari ngiye kuvuga uburyarya, cyangwa umugayo, gukunda umugayo. Nyuma yo kubona iyo ndwara kwiza gutugonga muri ano masomo, harimo n'umuti, umuti w'ubunyangamugayo. Ese wowe mu butumwa bwawe uri inyangamugayo? Uze kwisuzuma, hari igihe waza gusanga uri inkundamugayo, uri umuhemu, cyangwa uri inyangamugayo. Uri inyangamugayo cyangwa uri inkundamugayo, uwo muti rero niwo tugiye kuzirikanaho, uza kudufasha kwakira agakiza k'Imana ndetse no gukiza abandi, gushyira abandi agakiza. Mu gukomeza kuzirikana kuri uwo muti ngomba kubera abandi kandi nanjye nkawibera, dukurikire gato ino nkuru, iraza kudufasha itumurikire uburyo wowe nanjye turi inyangamugayo cyangwa turi inkundamugayo, kuko byombi byashoboka. Ngo umunsi umwe mu ruganda rumwe bifuje gutanga akazi, nuko bakora ikizamini cya mbere, bajonjoramo abantu 3 bagomba kujya guhatanwa mu kindi kizamini cya nyuma. Nuko umunsi w'ikizamini uragera, ngo abantu 3, ngo 2 muri bo bari abakristo, undi umwe ngo ari bandi, ngo bagombaga kuzakora ikizamini cyo kubika amafaranga muri urwo ruganda, trésorier cyangwa trésorière, kubika amafaranga, umubitsi w'amafaranga. Nuko baraza binjira mu ruganda kugira ngo bagane mu cyumba cya ikizamini kigiye kubera. Bagendaga binjiza umwe, nuko umuntu wa mbere arinjira, ngo yari umukristo. Ngo amaze kwinjira, ngo ageze mu muryango, mbere yo kwinjira mu cyumba cy'ikizamini, ngo abona ibifaranga binyanyagiye byinshi by'amadolari menshi cyane. Wa mukristo aribaza ukuntu agiye kubigenza, areba hirya areba hino, abona nta muntu umuruzi. Arebye imbere gato, abona ngo hari udusanduku 2, hari agasanduku kanditswemo agasanduku k'ububiko, n'akandi kanditswemo agasanduku cy'imyanda. Nuko wa mukristo abonye nta umuruzi, afata amafaranga, aravuga ati koko hano hari desordre, hano hari akajagari, akavuyo, umwana nk'uyu, akavuyo gusa. Nuko afata bya bifaranga abijugunye muri ka gasanduku cy'imyanda, arangije yikomereza mu cyumba. Birumvikana nyine yamaze guhashyira isuku. Nuko yikomereza mu cyumba, agiye mu kizamini. Haciyemo akanya, umukristo wa kabiri naho arinjira, asanga même chose, domore, ibintu bimeze kimwe. Asanga n'ibifaranga by'amadolari binyanyagiye mu muryango aho yinjiriraga. Naho biramucanga, areba hino areba hirya, abona nta muntu umuruzi. Nuko aratangira arivugisha ati ibicucu gusa, imbwa gusa, batazi agaciro k'amafaranga, nta soni. Nuko afata rwa rufaranga arukenyereraho, arushyira imbere y'ishati, arushyira mu gakapu yari afite. Ya madolari yose arakusanya rwa ruboho, akubita mu gakapu cye. Arangije kubita mu gakapu, dore ko nta n'uwari umuruzi, arikomereza ajya mu cyumba cy'ikizamini.
kugira ngo ajye gutsindira ikizamini cy'akazi. Haciyemo umwanya hari hasigaye wa wundi muntu wa nyuma w'ibandi, nawe bigeze aho ngaho arinjira. Yinjiye nawe asanga même chose, amafaranga y'amadolari arandagaye aho ngaho menshi cyane. Nuko areba hino areba hirya, aravuga ati koko Mana untabare, naragusabye ko ntazongera kwiba na rimwe, warampishiriye kuva kera kose, bagiye bamfunga barankubita, ariko niyemeje ko ntazasubira na rimwe. Koko uyu mutego none ndawusimbuka nti wa mafaranga. Nahize umuhigo ko ntazongera kwiba na rimwe, ntazongera kugira icyo abandi nkoraho, nahize umuhigo ko ntazasubira. Rero mfasha Mana. Mu gihe akiri kuvuga amagambo, ako kanya afata ya mafaranga ayakubita mu gasanduku k'ububiko, arikomereza agiye gukora ikizamini. Uwakoreshaga ikizamini niwe wari wanyanyagije amafaranga, ngo agenda yanyanyagiza nyine kugira ngo arebe ko buri wese ayitwaramo mu byerekeye no kubika. Bose ko ari batatu bamaze kugera mu cyumba cy'ikizamini, nuko ako kanya bahita babona uwagomba kuhakoresha ikizamini, maze arababwira ati ikizamini mwagombaga gukora ngikiriya, cyari amafaranga aho mwagombaga kuyashyira buri wese. Nuko aratangira asoma amanota babonye. Wa muntu wa mbere, wa undi mukristo, nuko aramubwira ati wowe uri inyoha, umunebwe gusa, uri tereriyo. Koko umuntu nkawe agafata amafaranga aho akayajugunya mu myanda, akajugunya mu sanduku y'imyanda, gusa urumva twagushinga iki kandi amafaranga kunaniye uyajugunya? Utakaza amafaranga, kujugunya amafaranga kubera ubunebwe bwawe, kubera kudatekereza. Ni nkaho aramubwira ati njiji gusa. Nuko neza wa mukristo atangira kurira no kuboroka. Ubwo byumvikane bahise bamuzingira 0 ifite n'amatwi, bishoboye ko yasohotse nyine ari kurira. Umuntu wa kabiri nawe mugezeho ati wa mukristo wacu wa kabiri bati nasoni, uri gisambo, koko ubona amafaranga utorere mu nzu? Koko ninde wigeze abona atorera mu nzu? Wowe wapakiye mu gakapu kawe kubera kwikunda, kwiremereza, kwiba. Ubwo se nda gushyira kuri case umeze utyo? Kwiba bitakugene gutwara iby'abandi, ari amafaranga yara yawe? Igisambo gusa. Nuko ategeka ko bamufunga, ubundi akayishyura nubwo buhemu bwose. Nuko wa nyuma ry'abandi ryacu hirya ari gutitira kw'ikizamini kimutsinze, agiye kumva yumva chef aramubwira ati umubitsi mwiza w'inyangamugayo, indahemuka, niwo dushinze ububiko. Kubera iki washoye nyine gushyira mu bubiko, watangiye gushyira mu bubiko, byumvikane ko uzakomeza ushyire mu bubiko, uri indahemuka. Nuko birangira abakristo batashya amaramasa, naho ure kundi ry'abandi riba riratsinze. Kubera iki? Conversion, guhinduka. Ngiki cyo bita gukira. Urya gukira mu babyeyi mwe no guhinduka. Ngabo abantu batatu bajya gushaka akazi. Mubyeyi utibereye urinde muraba. Nguko nanjye turabakristo, ariko akenshi ari igihe duhindana. Nyamara amabandi, ibyo manzi, ibirara bikaza dutanga mu bubiko, ububiko bw'umukiro, bukazadutanga ku masakramento. Nge nawe tugahabwa amasakramento, ariko ntazajya cyatumarira. Kubera iki? Tuherwa ku byaha, ni nko guhingira ku rwiri. Nguko abenshi bazabura akazi kubera iki? Ikizamini cyagutsinze. Kigutsinze kubera iki? Kubera ubunebwe, kubera ubusambo, ubujura, umugayo, gukunda umugayo, ubuhemu. Abantu benshi bahemu, kaza kurangira bamwe bafunzwe, abandi bakubiswe, abandi bahawe ibihano bikomeye cyane, kandi bagiye guhabwa ibihembo. Reka dusoreze ku bintu bine biza kudufasha kuba abanyabintu beza, kumenya gucunga neza, kuba indahemuka. Icyambere nuko igihe kizagera Nyagasani akaduha ikizamini kugira ngo abashe kubonamo ibisambo, abanebwe, n'ibindeba ndetse n'inyangamugayo. Nawe rero witegure igihe kuzajya ukora ikizamini cyo guhinduka. Ijambo ry'Imana riduhindura buri munsi. Nuko ugafata icyemezo, wari uri mu byaha, wari uri mu mafuta, ukavuga uti Mana umbabarire, ibintu mbivuyemo sinabisubira. Nuko rero abandi b'abakristo, abandi b'indani bagahora bareba undi ati ko cyari igisambo, kuri yari indaya. Wamenya ryari Yesu yaramuhinduye ryari? Kubera iki? Ryasezerano bw'Imana uti Mana umbabarire, sinzasubira kwiba, umbabarire rwose uyu n'umutego ndatezwe. Nyagasani umbabarire nsimbuke n'umutego. Wajya kubona ukabona Nyagasani aragusimbukije wa mutego, ukabona uratsinze kubera Imana. Nguko uko hari igihe shitani dutega, ngiye roho mbi,
intumwa zigomba kwirukana shitani, imitego ya sekibi, shitani wongera kudutegera kuri za ngeso twacitseho, bityo nawe ugafata ingamba y'uko utazasubira. Buri gihe uvuga uti sinzasubira, ibisigaye Nyagasani azabigufashamo. Ntabwo ari twe twishoboza, ni Nyagasani n'ubundi waduhinduye, nta n'ukomeza kugenda adushoboza muri iyo migambi yose myiza twafashe. Ntugatinye gufata umugambi wo guhinduka, kuko ni Nyagasani uzagushoboza. Ikindi kandi guhinduka ni impano y'Imana. Icya kabiri twazirikana ni uko abo turi bo. Akenshi dukunze kwigaragaza nk'abakristo, tugasenga, tukajya mu misa, tukajya mu matsinda y'amasengesho menshi cyane, ariko se hari icyo duhindukaho? Wasanga abapagani bazadutanga mu bwami bw'ijuru, wasanga abapagani bazajya badutanga Imana, bakaba bafite ubuhamya bwiza bw'ubuzima kurenza wa mukristo ujya gusenga, ariko yava yagahora mu nduru, ubutumwa bukaba ari ubwo kubiba amacakubiri, izangano, kubiba sekibi, kandi ari umukristo, kandi Yesu yamutumye kwirukana sekibi. Ngaba abakristo bamwe batajijutse, bamwe batazi iby'Imana, babandi bahinyura iby'Imana, ukajya gusenga ariko ugasenga ari ikigari, routine, utazi iyo biva, utazi niyo bijya. Buryo uhora urakaza uyazi, ntabwo utera imbere mu by'Imana. Barakujyana iburyo bagakujyana ibumoso, nta cyemezo ujya ufata. Bene abo barahari, abanebwe mu by'Imana, niba uzasanga nyine bataha amafaranga hehe hamwe n'imyanda mu gasanduku k'imyanda. Nguko kwa kuvanga amasaka n'amasakamenu, ugahabwa Yesu ariko ukamuherwa mu isayo. Uwo bingana nawo mukristo wa mbere twabonye uvanga amafaranga n'iki n'imyanda. Icya gatatu twazirikana no kwitonda, kuko igihe kizagera ibintu byicurike. Nuko wari umukristo, niba koko ari inkundamugayo, niba ari indyarya, ibyo kuri finale bizasobanuka. Nta kazi nyine azabona, ntabwo nyine azinjira, nta bihembo azabona. Niwe uzasanga nyine indara, amabandi, ibyo manzi, abasambanyi bagutanze he mu bwami bw'ijuru. Kubera iki? Kwirara, kwikubira, gushaka, kwikunda, kwihereza, kutita ku by'Imana. Ibi byose bituma tutegera Imana uko bikwiye. Nyagasani udukize umutima mubi, udukize ubuhemu, ejo n'ejo bundi tutazarengwa tugahemuka, tugahora twibaza duti Nyagasani urinde, nk'uko n'umuhanga yabitubwiye mu gitabo cy'imigani. Icya kane ngiye gusorezaho ni ibintu bine bizakubwira inyangamugayo, igipimo cy'ubunyangamugayo. Ni byinshi ariko nabihineye mu bintu bine, ushobora no gukomeza nawe ureba n'ibindi. Ibintu bine bizakubwira kuri inyangamugayo nk'ikizamini, nk'igipimo. Icya mbere uzirebera kuri inyangamugayo nawe, niba gushyira mu cyumba cy'amafaranga atabaze, icyumba gipfiniye cy'amadolari, ukaza gusohokamo utigeze ugira urwo ushyira imbere y'ishati, ugushyira mu gakapu kawe, aho ngaho uzavuga uti ndi inyangamugayo. Nawe uzabyibwire, kuko icyo gihe nyine nawe uzaba ukureba, niyo uzireba mu mutima wawe, nawe uvuga uti koko amanota ndayihaye nanjye ni inyangamugayo, bitewe n'uko nyine wasohotse muri cya cyumba cy'amafaranga atabaze, ntugire na rumwe ucyura iwawe. Ngo icya kane warebereho inyangamugayo ni ukwibutsa ideni uwo wari twayibagiwe, ideni ryibagiranye kuryibutsa. Umuntu yajya kubona ati uzi ko hari akantu nagufashe none nkaba ntarakwishyuye, ni ukukibukiranya ideni ryibagiranywe ukaryibutsa. Aho ngaho uzashyiraho kave indi nyangamugayo. Icya gatatu kizakubera kuri inyangamugayo ni igihe uzatora ibintu ukabitora nko mu nzira, ukabitora nko mu muhanda, ahandi hose no mu nzu, ni ukukaza kwibutsa ko hari ibintu watoye, kandi ukabigarura ntawe ukubwirije, kugarura ibintu by'abandi byatakaye watoye. Icyo gihe nyine uzaba ari inyangamugayo. Icya kane kizakubwira kuri inyangamugayo nari ngiye kuvuga no kwirega no kwihana, declare. Ntawe bimenya ibyo bintu, ariko we ukavuga uti nakoze kino cyaha, nta n'undi wakimenye, nahemutse, nakoze iki ngiki, nta n'undi wakimenye. Icyo gihe uzaba ari inyangamugayo. Igihe cyose uzihana, uzirega icyaha, nta wundi wakimenye, uzaba ari inyangamugayo. Ngwifurije gukomeza kuba inyangamugayo, kunogera Kristo no kunogera abantu abo dutumwaho. Uba inyangamugayo buri munsi. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Musumbuku Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.